buze kuvuga kuko ibintu byabaye hano biteye ubwoba. Ikindi umuntu azamukiye ahantu atavukiye agira izina yitwa, tuvugisha ukuri natwe twagiye tuba ahantu hatandukanye, umuntu ahimbwa amazina, aradukiranye yaratuzamukanye bakagira amazina yaba mwiza yagira ate bamunegura agiye. Twabise abantu beza mu bukwe bwacu, tubita imfura z'i Rwanda hano iwanyu, ariko inyiturana muraduhemukiye. Noneho ikintu kitubabaje, ngira ngo n'abatwishe 94 bumva ko tugomba gushira. Mazina yanjye kuba tanzi nitwa Ishimwe Naomi, ninjye mukobwa mukuru wa Gasongo. Ndahera ku kintu gikomeye cyane papa yanyigishije. Nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho, iyi ngiyi ikaba ari korobiyari izanye umubiri wa nyakwigendera Karamira Aloyizi alias Gasongo. Nkuko twakomeje kugenda tubibabwira, akaba yaritabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Akaba yarishwe mu ijoro ryo kuwa kane ariko rishyira kuwa gatanu, ubwo umugore we babanaga yasohokaga mu rugo akaza isaha y'isa 9 zishyira isa 10 akaza kugenda, mu gihe umugabo yasigaraga mu rugo akaza guhita aterwa n'abagizi ba nabi, ariko guhita bamwica bamukase ijosi. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane, kuko abantu baribajije bati se uyu mugore niwe wamugambaniye, ese n'abagizi ba nabi bacunze iyi famiye? Ariko nanone hakomezwa kwibaza uko umuzamu wari uhari, ariko nanone bakibaza bati se hari n'imbwa zituwe zirinda urugo? Bikumvikana ko ari abamwishe ari nk'abantu bari barabiteguye, cyane cyane bakaba ari n'abantu bari bamenyereye karitsiye, kuko wakibaza ngo kugira ngo abantu baze kwinjira mu rugo rw'umuntu harimo imbwa, harimo umuzamu, bikaza kugeraho bamwishe. Ngire ngo ku bantu benshi cyane batari bazi uyu nguyu Aloyizi cyangwa se Gasongo, ni mukuru wa Shizirungu. Ngire ngo Shizirungu muramuzi ko ari umukinnyi wa filime, bamwe na bamwe mu bagenda bakurikira filime nyarwanda bajya bamubona. Shizirungu n'umwe mu bo dukorana akazi ka buri munsi. Uyu nguyu akaba yari mukuru we, uyu nyakwigendera yatuye hano n'ubundi mu karere ka Huye, aho ahangaha muri uru rugo turi n'ubundi muri mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Cyarwa, umurenge wa Tumba, n'ubundi ni mu karere ka Huye. Ahangaha mu rugo akaba ariho yabaje kumusanga n'ubundi umugore we avuye muri icyo gitondo. Reka nze kubakomereza uko umuhango wose uza kugenda. Mu by'ukuri umuntu agezaho umuntu bamusanga mu buriri bagafata ijosi bakarikirira mpaka basize. Hari abagiye baduha inkuru zigiye zitandukanye ngo umukuru wanjye ngo bamuciye umutwe ngo barawutwara ngo hasigara igihimba gusa, abandi ngo bakuyemo amaso, ariko mana nkuko bafashaga asogoko
turi mu buriri bwa 16
Yesu niho nifuza rwose urampagaze nibuye ry'igitare imbere y'igicucu nibuye ry'igitare imbere y'igicucu ringizimagarana urugendo rwanjye munsi y'umusaraba wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo inyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego ungeza mu ijuru runyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego ungeza mu ijuru hirya y'umusaraba urayumorera n'umunwa w'ikuzimu wakamumuriro nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko ndetse n'arwayo nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko ndetse n'arwayo uri umusaraba ndasa n'ushobora kureba Yesaba mbere aridakwiriye yatangaye mukiza niwari ukwiriye kungirira iryo bambe wamuhemuye ndatangaye mukiza niwari ukwiriye kungirira iryo bambe wamuhemuye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nawuriganye mbonamo inyungu nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba Akibigisha gukiranuka mu isi yo mu ijuru keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa wogejwe n'amaraso amaraso mbese imyambaro yawe irera wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera amaraso ya Yesu yogejwe yo kubanduye imitima yabo nimukererwa ubwo mutebuke mwese imitima yanyu neza wogejwe na Yesu watu
watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ubwiza bukazagaruka icyubahiro cy'ubwiza bwe abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'umukwe baterwe wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije abashinzwe kudufasha tambutse batereke hano hejuru y'ibyuma kugira ngo famiye ababyeyi umukecuru abana baze bugufi bave muri tente baze hano bazunguruke hano hafi ufite intege nke mumusindagize mukomeze nihe habizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira ahantu hatangirwa n'umubisha ibiri n'ahantu twabihongera naho mw'isi naho ijuru ni wabo wabize naho mw'isi naho ijuru ni wabo wabizera tuzimurwa kw'isi tugera iwacu naheza nubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu meza yubaka mw'isuku tutarabona niho n'iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora yo niho n'iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora Yesu niwe ufite amahoro meza urupfu n'ibyago niwe ubitsinda abasha kubugingo budashira niwe mwizigira zabarengera muze mwese dushenge inshuti nziza namwe mo bategura ururabo inshuti nziza baha ururabo hari ibindi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereze twizeye Freedom Rurango yuko data yidufitiye
aheza mw'ijuru kumana tuzahurirayo bagenzi murango aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi murango tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo hari famiye nshimiye z'abakijije ntituzongera kubabara famiye nshimiye agahinda rwose aheza famiye gusa nshimiye nyuma yaho barahura urabo noneho abatabaye umuryango bashimiye bose aheza ariko uru famiye nshimiye mw'ijuru kumana tuzahurirayo bagenzi data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye abatabaye umuryango bashimiye bose ubaho ururabo rwe n'imbabazi mu migisha yatungukira aheza mw'ijuru kumana tuzahurirayo bagenzi aheza koze cyane abantu bakugisha Devota family ururabo data tuzamusingiriza ubwo buntu watugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi imigisha yatungukira aheza mw'ijuru kumana tuzahurirayo bari hafi bahagarariye hoteli bonikosi tuzabahereza ururabo bagenzi nihe habize bonikosi muri sina tuzakira ahantu hatagerwa n'umubisha iri ntaru twabihungira Kadete abakorana na Kadete bose ijuru ni wabo wabize utuzimurwa mw'isi tugeze iwacu aheza twubakiwe n'umukiza umana yacu hari amazu meza yubaka mw'isuku tutarabona murakoze